Ibaze umuhungu ari mu cyaro nyine muri karitsiye, nta kazi afite, ibintu byose bimeze nabi, ntabwo ajya abona ifaranga ryo kugura isabune, ntabwo ajya abona ifaranga ryo kugura amavuta, ntabwo ajya abona ifaranga ryo kuba yabaho nk'abandi basore kugira ngo ahagarare mu bandi basore, ugasanga ari aho ngaho muri karitsiye nta kazi afite, ariko ahamagaye i Kigali aravuga ati munshakire akazi. Wamubonera akazi agatangira kubaza ngo bahemba angahe? Can you imagine? Bahemba angahe? Umuntu nakubaza ngo bahemba angahe mubaza uti ahubwo wowe ufite angahe? Kuko urimo urashaka akazi mu by'ukuri nta kazi. Hari n'umuntu utinyuka akavuga ati nta kahe kazi. Izo ngegera zose zibahamagara zibabwira ngo akazi, wamubonera akazi agatangira kubaza ngo bahemba angahe, ngo nta kahe kazi, uwo nguwo mwihorere shyira ku ruhande. Abantu ubu ngubu basigaye barahindutse. Gute umuntu akubwira akagushyira kuri puresha ngo nshakira akazi, ukaryama ntusize, ukazajya umubariza, wabona nk'akazi muri kampani, wabona nk'akazi muri resitora, agatangira ngo bahemba angahe. Ubundi bene uwo nguwo iyo ufite undi muntu ugashaka uhita umubwira utake ntabwo kagihari, kuko itekereza nta kazi ufite, uri umushomeri, ubonye akazi ugize amahirwe, ubonye akazi gute wiyifata ukajya kubaza ngo bahemba angahe? Ngo nose ngo niwamboneye akazi ngo nta kahe kazi? Wowe wagiye gusaba akazi, hari ubwo wigeze ubaza uti nshaka akazi gahemba amafaranga ya naya, nshaka akazi ko gukora ibi n'ibi? Niba ushaka akazi vuga uti nshaka akazi ko muri resitora, niba kakubonera nta kibazo, ariko nujya kongera ibyo kujya kuvuga ngo bahemba angahe, uzaba wacishe. Jyayo ukore, nugeze igihe numva amafaranga yakubanye makeya taha, ibyo ni akazi kawe. Ibyo kujya kumbaza ngo nakuboneye akazi, urimo urajya kumbaza bahemba angahe? Urimo urajya kumbaza ngo bahemba angahe? Abantu mwewe muransetsa. Uri umukobwa, uri muri karitsiye, wirirwa urya udufaranga tw'abasore, umeze nabi, baraguha desa, baraguha turuwasa, wabona akazi k'ibihumbi senkani hariya i Kigali cyangwa se ukakabona mu ntara, ugatangira kujya kuvuga ngo njyewe akazi ko mu rugo ntabwo nagakora. Akazi ko mu rugo? Ariko buriya hari amakosa twebwe tujya sinzi ukuntu nabivuga, hari amakosa twebwe urubyiruko tujya twishyiraho. Ubu muri iyi minsi usigaye usanga abakecuru aribo barimo kugenda bakubura mu mihanda, ugasanga abakecuru nibo bakora akazi k'ubukirina, ugasanga nko kwa muganga hakorayo abakecuru. Buriya uzi ko kari akazi ko gukora amasuku kaba gahemba amafaranga menshi, kandi nta nubwo kaba gasaba gusa nabi, urambara neza, kwisiga, ukambara inkweto ifunze, ukaba wajya mu kazi. Ugasanga akazi karimo karakorwa n'abakecuru, karakorwa n'abasaza, ugasanga umusaza kwa muganga yunamye mu ndabyo arimo gukoramo ibyatsi, arimo gukoramo ibipapuro, ugasanga kwa muganga arimo gukoropa. Tekereza icyo kintu, umuntu w'umusaza uri mu cyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, ugasanga ari aho ngaho ngo niwe urimo gukora ako kazi. Ngo abajene ngo ntabwo mugishaka nko kujya gukoropa kwa muganga, ngo ntabwo mushaka kujya gukoropa, ngo umuntu azakubona ufite skwiza ngo aseke, ngo ufite mopa ngo aseke, ngo azakubona ufite indobo ngo ufitemo amazi ngo hewana. Reka mbabwire mw'abantu, buriya njyewe nyine ndimo ndabivuga gutyo, wenda ushobora kuntera amabuye. Icyo wantera amabuye cyo ni uko wamaze kumva nyine ibi bintu umaze kubyumva, kuko umuntu ntabwo yagutera amabuye atamaze kumva ibintu uvuga, ariko ibintu navuze ni ukuri. Ugasanga urubyiruko ntabwo yakora akazi k'ubukirina, ngo ntabwo yakora akazi k'amasuku. Ugasanga umukobwa afite imyaka 18, 20, ishuri ryaramunaniye, ashaka kuzajya yirirwa arya utw'ubuntu. Ase wowe ujya wibaza impamvu umusore akora akazi k'ikiyede? Buriya si ukuvuga ngo aba yagakunze. Akazi k'ikiyede karavuna mw'abantu, kandi buriya byanga byakunda nta muntu ujya ukunda akazi kamuvuna ngo yumve imbavu ziramurya. Ariko se mu gihe udafite ikintu wakora wabigenza gute? Ugasanga umusore, umukobwa abonye akazi k'ibihumbi 80 ko gukora amasuku, ngo njyewe sinagakora, ngo karasuzuguritse. Ugasanga umukobwa abonye akazi, ahubwo bose basigaye birukangira kujya kuba abasekirite. Mwebwe mwamuzi imvune abasekirite bahura nazo? Mwamuzi uburyo abasekirite babayeho? Ibaze kurara mu mbeho. Wowe ugizisha babonye akazi ko kubyuka saa 2 ugakoropa, ukajya hanze ukajya ukoramo wenda ibipapuro, ukajya ukoramo utuntu tw'imyanda, wambaye ga, ufite telefone yawe uri kuri wifi, uri kuri YouTube urimo kumva ibiganiro bya Sam,
warangiza ukavuga uti ako kazi ntabwo ari keza. Reka nkugire inama, niba uri umukobwa ukabona akazi ko gukora amasuku ugahemba amafaranga meza, genda ugakore. Niyo byaba bigusaba amafaranga yo kwiyandikisha, niyo byaba bigusaba ibyangombwa by'ababyeyi, bijyane. Wowe ubonye akazi, ni ukuri kw'Imana. Nyine impamvu mereye kuri ako kazi ni uko nyine abantu bagafata nk'akazi gasuzuguritse, akazi ko mu rugo. Ni ukuvuga ngo akazi ko mu rugo, iyo impamvu akazi ko mu rugo kabera nabi abakobwa nyine kagatuma bakanga, ngo abagabo baho ngo ba bosi babo ngo baba bashaka kubakoresha imibonano mpuzabitsina. Wowe genda ugakore, niba utajya wemera ibyo bintu ko nyine umuntu w'umubosi yakuzanaho ibyo bintu, nubona bigenze gutyo icyo uzakora wowe ugasezerere, ariko byibuze wakagiyemo wagiye kugakora, uvuga uti okay, njyewe ngiye gukora akazi ndagashaka ndagakeneye, ariko umugabo waho bijyanye n'imyitwarire ye niwe utumye akazi kananira. Wenda uzaba ubonye uruvugiro, ariko se wa muntu none utaranakajyamo, buriya umukobwa ushobora kuba yaragakoze agahura n'izo mbogamizi ashobora kwandika muri komenti nkamwumva, ariko wowe niba kuko ntabwo nkeneye igitekerezo cyawe muri komenti, niba uzi neza yuko uri muri baba, ariko tekereza mana yanjye, tekereza, uri umukobwa ngo ntabwo nakora akazi ko mu rugo, noneho babandi usanga. None se ninakubwiye yuko kuba warashoje senior 6 biguha akazi keza? Ubu se abarimu bahembwa ngahe? Abarimu ba primaire bahembwa ngahe? Aho ngo muri quartier abarimu ba primaire bahembwa ngahe? Wowe ubonye akazi ko mu rugo kakwishyura 60,000, 50,000, bararya bakakugaburira, ukaryama ugasinzira, ukabyuka ukoza ibyombo, 50 yawe uri umukobwa. Ushatse wavuga uti nzajya nizigama 20, 30 reka nyishimishe. None se 20,000 ku mwaka nangahe? 20,000 ku kwezi, ku mwaka nangahe? Safi 240. None se 240 wenda simvuze ngo tangirira aho ngaho mu mujyi aho uri business, ugiye muri quartier y'iwanyu se wabura umukobwa uyoboye mu bakobwa bafite amafaranga, mu bakobwa bafite business? Man, abakobwa namwe mujye mwumva man. Wenda ku musore we nshobora kuba nabyumva nyine, abasore twebwe dufite ukuntu tuba dushaka kubaho nyine dufite freedom yacu, twigenga cyane ko n'iwacu mu rugo ibyo ntabwo tujya tubikora cyane ngo usange turimo koza ibyombo, ariko iyo bisabye hahandi h'akazi ko kwinjiza amafaranga, nawe umusore wagakora, ukajya ukingura imodoka ya boss, ukajya ukoropa hanze, ukajya ukubura, ntawe wamenya. Ugiye kubikora ube umuntu usuzuguritse umwaka umwe, umwaka wa kabiri nawe ugenda uje kubaho wiyubashye. Kara subscribe, ino Mungu wanyu Sam Mungu Nyagatare.